Ndakuramukije amahoro y'Imana nabane nawe nshuti mukundwa, ndizera ko umeze neza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, Imana iguhe umugisha. Nawe niba utarayikoraho wayikoraho kugira ngo ukomeze ushyigikire umurimo w'Imana kandi tujye tubana ku munsi ku munsi. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanze muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 8 n'umurongo waho, dore ku murongo waho wa 4 haravuze ngo nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Umurongo wa 6, abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bamwitayeho, bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Ku murongo wa 7, kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Murongo 8, haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Imana itugirire neza. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mirimo y'umwuka wera. Imirimo y'umwuka wera ni ukubohora abantu. Imirimo y'umwuka wera ni ugukiza abantu ibyaha. Imirimo y'umwuka wera ni ugukiza abantu indwara. Imirimo y'umwuka wera ni ukubohora abantu bakabona umwidegembyo, bakava mu bubata bwa Satani, bakabona umwidegembyo. Iki cyari igihe intumwa zimaze guhabwa umwuka wera, ngo zitangira gukoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso. Muri uko gukoreshwa kwabo ngo barahizwe, kuko ntabwo bigize bemerwa mu byo bakoreshwaga, ngo barabahize, barabatoteza, barabatatanya. Iki rero ngo cyari igihe batatanyijwe n'umurimo w'Imana uri muri bo, kandi utumye bananizwa, utumye bahigwa, ngo benshi baratatana. Filipo rero ngo aramanuka ajya aha hantu. Bibiliya itubwiye ahantu ngo agezeyo asanga hari abantu benshi baboshe, abantu bakeneye kubohoka, abantu bakeneye kubona Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko atangira ubutumwa, atangira ivugabutumwa, arabwiriza, ababwira ibya Kristo, ababwira imirimo yiwe, ababwira ko Kristo abohora, ababwira ko Kristo akiza. Ndagira ngo nkubwire nawe nshuti y'umusaraba uneze amatwi, Kristo arabohora, Kristo arakiza, Kristo aratanga ubuzima, Kristo aratanga umwidegembyo, Kristo arakuraho abantu iminyororo. Nuko Filipo ababwiriza ubutumwa bwiza, ababwira imirimo ya Kristo, ababwira ko Kristo akiza ibyaha, ababwira ko Kristo atanga ubugingo, ababwira ko Kristo abohora. Ngo abantu bizera ijambo ry'Imana, batangira kumva ubutumwa bwiza ndetse baranabwakira muri bo, ngo burinjira. Bibiliya iravuga ngo hatangira kubaho ibimenyetso n'ibitangaza, kuko iri jambo ryari riherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera, ryari riherekejwe n'ubushobozi bwa mwuka wera. Hatangura kubaho ibitangaza, ngo abantu batangira kubohoka, ngo abadayimoni bari bihishe mu bantu batangira kubajugumiza, batangira gukoma induru, batangura gusakuza, baravuga ngo turahiye, baravuga ngo nimutureke tugende. Abadayimoni barabwejagura, batangira kuva mu bantu. Dayimoni zose zigiye zitandukanye zihishe mu bantu, idayimoni z'ubukene, idayimoni z'indwara, dayimoni z'igisuzuguriro, dayimoni z'ubumuga, dayimoni z'ubugumba, dayimoni zose zigiye zitandukanye, dayimoni zimugaza abantu. Idayimoni ngo zitangira kuva mu bantu, zirabwejagura, zikoma induru, zirahunga, ziravuga ngo turahiye, turahiye, ziragenda.
Bibiliya avuga ngo abantu barabohoka, abamama barabohoka, abapapa barabohoka, abasore barabohoka, abakobwa barabohoka. Nshuti y'umusaraba, nje kukubwira ko imbaraga z'Imana uko zakoraga kera n'uyu munsi niko zigikora. Imana uko yabohoraga kera n'uyu munsi niko ikibohora. Niwakwizera ijambo ry'Imana, Imana iraza kukubohora. Niwakwizera ijambo ry'Imana, uraza kubona ubuzima. Kumbure unkurikiranye uryamye iwawe, kumbure unkurikiranye uri mu nzira uri kuragenda, kumbure unkurikiranye uri mu kazi k'iwawe, ariko niwakwizera ijambo ry'Imana, Imana yatanze imbaraga ngo zibohora abantu. Imirimo y'Umwuka Wera ni ukukubohora, imirimo y'Umwuka Wera ni ukuguha umwidegembyo, imirimo y'Umwuka Wera ni ukugukuraho iminyororo. Hari iminyororo y'akarande, hari iminyororo y'indwara zitandukanye igiye gucika mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga zigiye kukubohora. Izo mbaraga ni imbaraga zikomeye, ni imbaraga zituruka ku Mwuka Wera. Izo mbaraga zaratanzwe, zasigiwe itorero, zasigiwe intumwa, zasigiwe abizera. Izo mbaraga ziracyakora, n'uyu munsi ziracyahari. Nawe uraza kubohoka. Ntabwo nzi dayimoni yihishe mu buzima bwawe, ntabwo nzi dayimoni ikunanije, ntabwo nzi dayimoni ikuboshye, ntabwo nzi dayimoni ikubujije amahoro, ariko buri dayimoni yose igiye kukurekura mu izina rya Yesu. Nimba ubyizeye vuga ngo amina. Wakire kubohoka, wakire gukira iyo ndwara, wakire kwidegembya, wakire amahoro mu rugo rwawe, wakire amahoro mu bana bawe, wakire amahoro mu mubiri wawe, wakire gukira iyo ndwara. Birashoboka abaganga bakubwiye ngo ntibikunda, ariko hari imbaraga zituma bikunda, hari imbaraga zakubohora, hari imbaraga zagukiza. Wakire gukira mu izina rya Yesu. Oh rebo saka yamanda pera sili dohozi vaidimora. Imbaraga z'Imana zikubohore, imbaraga z'Imana zigucaho iyo karande, imbaraga z'Imana zigukura muri icyo cyobo, imbaraga z'Imana zigukuraho abarozi bagukize, imbaraga z'Imana zigutabare mu izina rya Yesu. Uko Imana yakoresheje Filipo, ndagira ngo nkubwire ngo izo mbaraga zaratanzwe. Natwe turahari ngo tugutandukanye n'izo karande, natwe turahari ngo tugukuraho iyo myuka. Ubyizere mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umwana wawe yakire kubohoka muri aka kanya. Uyu mudayimoni wihishe mu buzima bwe ndamunanije, uyu mwuka umubushije amahoro, uyu mwuka umutera ndamukura, uyu mwuka ndawirukana, uyu mwuka ndawusohora mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'indwara, mwuka wo kudatera imbere, mwuka w'igusuzuguriro, mwuka wo kutemerwa, mwuka w'icangiro, mu izina rya Yesu ndamuhesha ubuzima, ndamuhesha kwidegembya mu izina rya Yesu. Niho nsenze nizeye, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Urahawe kaze ku mugoroba mu materaniro dufite meza araza kubera kuri Zoom. Ntuze gusiba. Yesu aguhe umugisha. Shalom shalom.